Hello, nitwa Karabo K'Imana, reka nkusabe ukore subscribe kuri Tigo Misho. Si byose rwose kora subscribe kubera ko iyi televiziyo ni televiziyo nziza, imiravuga ibintu byiza, ntago yamamaza dunda ubwonko, ntiyamamaza umusaturamano, ntiyamamaza imbutabuta, yamamaza ibintu byiza kandi bihembura imitima y'abantu. Rero kora subscribe kuri Tigo Misho, ubone ibiganiro byiza kandi byuje intungamubiri, kuko ari ngiye njya ndeba ubuzima mbayemo nkavuga se nkagira ngo ndimo kurota. Saza ndakubwira ngo bucya bwitwa ejo kandi ikindi bwatondagira. Iyo ufite nzayimana ubushishi buragutondagira. Hari abakozi ba Satani nabonye Imana izamura Karalise Karasira ari nge muntu wamwerekereye anshaho. Uri kawami kwa Tigo Misho kumwe na Karabo K'Imana. Karabo K'Imana akoze ko ugenda uhatwika cyane uhatwika ngira amatsiko yo kumenya ubundi wowe uri muntu ki wowe ubwawe nyine kandi nabona ari kwibaza no kwibaza wowe waramutse neza. Waramutse ubundi Karabo K'Imana ni muntu ki? Reka mbanze nsuhuza abantu bakurikiye Tigo Misho, mbabwire ngo Imana ikomeze baho umugisha. Nishimiye kongera kuza ahangaha. Karabo K'Imana ndi umupapa, ndi umugabo ufite umugore umwe n'umwana umwe. Navutse 1993 ku itariki 30 z'ukwezi kwa 9. Yes, mvuka ari ku cyumweru saa 6 z'ijoro, saa 5 I think. Mvukira Kinyinya. Avukiye Kinyinya? Urane ho nanjye nuye. Ese niho navukiye, niyo kavukire yanjye, ariko naje kwimuka njya mama aratwimura tujya gutura iwabo wa mama ku bw'imiryango nyine imwe n'imwe y'iwacu Kinyinya ya kwa papa batumvikanaga na mama neza ku bana yabyaye. Mbona ko mwari muhuje. Oya bo urumva ntago bishimiraga twebwe isura dufite, bamwe muri bariko si bose. Ubwo rero byabaye ngombwa ko mama ajya gutura aho ngaho natwe aratujyana. Ububabare bwinshi, ubuhamya bwinshi mfite nabukuye aho ngaho nyine twimukiye, kuko urumva ni naho nakuze nzi cyane. Twabaye rero mu buzima bugoye cyane, kuko tukimara kugerayo mama yaje kugirana ibibazo na papa we, kubera ko nyina wa mama yahise apfa, ishaka gushaka undi mugore. Biba ngombwa ko yirukana mama n'ubwo ati bugiye ureba hano ujya gukodesha, ngewe nshaka umugore. Mama wawe yaje kugirana ibibazo na papa we? Nyuma ariko byaje kurangira mama agaruka kwa se na wa mugore wa se baratandukanye. Biba ngombwa yuko nyine mama agumana na papa we, natwe duhari. Papa waza kwitaba Imana, nuko tuguma muri ubwo buzima. Ariko twaje kwimuka muri iyo nzu y'umuryango kubera ko imiryango yo kwa mama nayo yahise ishaka kugira ngo inzu bayisenye bayigabane. Ariko tuza kugira amahirwe, umushinga witwa Dushyigikirane uradufasha. Uyu munsi wenda baraducukije, ariko waradufashije icyo gihe twubakira inzu ngera mukuru wanjye. Mfite mukuru wanjye nawe duhuje ikibazo cy'ubumuga bw'uruhu. Hari abandi muvindimwe badafite icyo kibazo? Uwo tuvukana dusa n'umwe, ari nawe duhuje papa na mama. Abandi duhuje mama wenyine. Urumva rero naho twagiye, ubwo buzima twakuriyemo bushaririye. Yego. Noneho urumva ikintu cyari kidutunze ni isombe itagira umunyu. Kubona umunyu wo gushyiramo byabaga ari ikibazo. Nabwo isombe y'imyumbati. Ubu ni nko muri ryari? Muri za 98 99. Twari turi mu buzima bugoye. Urumva ikindi mama nyine ni umuntu nawe wagiye ahura n'utubazo tugiye dutandukanye twinshi, wenda bisibi ngombwa ko umuntu yongera kubivuga hano ku channel ya YouTube. Biza kuba ngombwa ko mama tubona ko nawe nta bushobozi afite, ngera mukuru wanjye tukajya tumenya ahantu hari ibisheke by'umuhinde, twajyaga tujya kubyiba. Babyita gusyaga mu ndimi z'ubu. Kwiba mwajyaga mujya gusyaga. Oya gusyaga se si ugufata bya byuma biba biri ku mihanda abana bafata n'uduki. Twebwe rero twajyaga mu bisheke twajya kubyiba nijoro, kubera ko twagendaga ku manywa abantu bakadusakuriza. Dufata umwanzuro wo kujya tugenda nijoro nka saa 3 saa 4 gutya, akaribwo tumanuka ahantu twafataga urugendo nk'urw'iminota 30 kugenda no kugaruka iminota 30. Ubwo bana byabaga ari haso za hatari. Urumva twagenzaga ibirenge, aho tugiye twakandagira ibuye tukomeretsa rikatwica, amaraso akavirirana, tugahambiraho nk'ikirere gutya umuntu akizirika. Umuntu nyine akagenda
tutazi ko ubuzima nk'ubu nzabugeraho. Nta nubwo nari nzi ko uyu munsi nzageza aya magingo ndi uyu nguyu Karabo k'Imana, ndi umusitari nk'uko Imana yabigenje, ndi umuntu ufite umugore, ndi umuntu ufite inzu irenze imwe mu nkengero z'umujyi. Ibyo ni amateka maremare, kuko ari ngiye njya ndeba ubuzima mbayemo nkavuga se nkagira ngo ndimo kurota, kuko hari ibintu nyine natekerezaga ko nageraho, ariko nanone nagarura nasubiza amaso inyuma nareba ukuntu nsa n'ukuntu abantu bafataga abantu basa nanjye. Nkumva ni danje, nkumva sinzabigera, ariko Imana yabigenje neza. Uyu munsi ndi mu buzima bwiza, nubwo wenda hari urugendo rukiri imbere, ariko aho ngeze kuba mbasha kubona icyo kwambara ntaburara kandi ntasabiriza, nshimira Imana. Karabo k'Imana amashuri yayatangiriye he? Amashuri natangiriye ahantu bita Ishengamuri, primaire do Shengamuri, mu karere ka Rulindo, mu murenge wa Masoro, umudugudu wa Rusina, akagari ka Shengamuri. Niho nize amashuri abanza, nza no gukomereza ahitwa i Mugambazi nkigaho. Mu mashuri yisumbuye ndahiga naho, gusa aho naje kuhava ntangira guhiga ubuzima. Ntangira ndirimba, nyine najyaga mu nsengero nkaririmba, nkakorera Imana, ariko n'amafaranga nkayabona. Icyo gihe twagurishaga amasede, najyaga njya kuririmba rwose, nkasiga abakristo bakangurira nka CD. Za 2005 oya, muri za 2010 ubwo hari ibintu nasimbutse byinshi muri za 2013 gutyo, ariko kugira ngo bigere muri za 2013 ni ubuzima burebure, keretse nutegura ikiganiro kimara nk'amasaha 2. Naho akangaka nakaganiro gatoya. Yego. Gusa ndagira ngo mbwire umuntu udukurikiye, ndagira ngo mbabwire ngo wowe udukurikiye, ube umugabo cyangwa umwana cyangwa umusore cyangwa umusaza, ndakubwira ngo bucya bwitwa ejo. Kandi ikindi, uyu munsi uko ubuzima bwawe bumaze, ejo ntago ariko bizamera. Ayo ni amakuru nibone, uko ubuzima bwawe bumeze aka kanya ntago mbizi, ariko cyane cyane ndibwira umuntu ubayeho nabi. Uko ubuzima bukumereye aka kanya ntago ariko ejo bizaba bimeze. Kandi ikindi ngira ngo nkubwire, nuko uyu munsi abantu barimo kugusuzugura, ejo bazakubaha. Abarimo baragutega iminsi uyu munsi, ejo bazaguha amafaranga. Ejo nibo bazaza kukugurira muri shop yawe, ejo nibo bazaza kuguteza imbere muri transport yawe, wenda nimba uzatwara abantu mu binyabiziga, ku kinyabiziga. Nyine uyu munsi uko ubuzima bumeze, wowe nkuzaniye inkuru ikubwira ngo ejo siko bizamera. Usiogope, Imana yacu ifite imbaraga, kandi ni Imana ibasha kugira ikirema kandi ikagikomeza. Nge nabonye Imana ihindura ubuzima bwanjye. Mbona Imana yubakira mama inzu, umama ahantu heza, mukuru wanjye ameze neza, nawe afite umugore n'abana 2. Uyu munsi ubuzima bwarahindutse. Babandi batwitaga abanyakwigendera, ubu baratwita abanyakurama. Babandi batubwiraga ngo turi banyakwigendera, ubu batubwira ko turi, badufata nyine nk'abanyakubahwa. Rero rwose icyo mbabwira nuko ijambo Imana yavuze ku muntu, nimba Imana yarakubwiye ngo wowe runaka, wowe Daforoza, wowe Korode, wowe runaka, izina ryawe rikiriho, nimba Imana yarakubwiye ngo nza, ukaba wicaranye Nzayimana, yitegereza uzayibona. Ndabizi ko iyo umuntu afite Nzayimana buriya aba ameze nka ya mavuta, aba ari ahantu ubushishi bukaza bukatondagira. Iyo ufite Nzayimana, ubushishi buragutondagira. Hari abakozi ba Satani ituma abagenti bayo bakagukomeretsa, bakagusiga amatotoro, ariko icyo nkubwira nuko iyo Nzayimana nigera, ibyo byasha byose abantu bagusize, urwo ruvuga abantu birirwa bakuvuga ruzarangira. Ese ko abantu baba bavuga ngo igihe mwari muvuga ngo Imana izaza, ngo akashize imyaka nibo wababwira iki? Imana kuza, erega Imana kuza ni kwa kundi iza kuri wa muntu babonaga yuko nta kintu azamara. Nk'ubu nge Imana yaraje ku buzima bwanjye, n'abantu bategereje kubona Imana. Ese Imana bundi muzayibona igenda n'amaguru? Mutse murabona iyi ahubwo Imana yakandagira ko Imana ari ingari kandi ari ndende. Imana irakomeye. Imana uzayibonera muri Karabo, Imana uzayibonera kuri televiziyo. Nk'ubu nawe ngiye kuguhanurira, ngiye kubwira ikintu, kandi Imana ibikwereke mu izina rya Yesu. Kuko Imana yarambwiye ngo uzahesha umugisha azawubona, n'uzavuma azavumeka. Amen. Iyi televiziyo yawe nayo igiye kugutangaza. Iyi televiziyo igiye kuzamuka ku rwego utanabitekerezaga, kubera ko imbaraga n'umuhate no kwizera wabishyizemo ni ibintu bikorwa n'abakozi b'Imana. Amen. Ni ukuvuga ngo uyu munsi rero komeza ukore, wa uploading ibi. Buriya reka nkubwire, iyo ukoreye mu gihe kitari cyawe, icyo wakora cyose nikigenda. Ariko iyo uhagurutse, nimba Imana yakubwiye ngo wowe runaka, izina ryawe ntago ndizi neza, ariko nimba Imana yarakubwiye ngo ndaguhagurukije, yego, cyangwa ikakubwira ngo nzakugirira gutya, ushobora gusanga iyo ariyo televiziyo igiye kuba iya mbere
East Africa. ugasanga Tigo Misho iba ya yo ibintu byo ndimbati ni inshuti yanjye ajya akunda gukoresha akantu kavuga ngo byose birashoboka. Buriya ukiri munsi ukiri mu isi ushobora gukira, ushobora gukena, ushobora gukira. Ibyo byose mujye mubyitega. Yego igihe narabibonye nk'ubejo muri BBC yaje kunsura ndareba ndibaza ariko BBC numvaga icaho abanyamakuru ibihangange. BBC ifite aba subscribers miliyoni zirenga 13. iji wanjye noneho ngo bakoze inama ngo baravuga ngo mu bantu tukwiye kujya kureba bakadubuhamya Karabo k'Imana. Biranana njye nabonye Imana izamura Karalise Karasira ari nge muntu wamwerekereye anshaho. Imana irongera iramunteza aragaruka dukorana indirimbo iranzamura noneho ingeze ku rundi rwego. Nabonye Imana iha mama wanjye urubyaro afite imyaka 47. Bafite n'umugabo babyaranye uwo mwana 47. Nabonye Imana hari n'abantu nagiye mbona Imana agiye ikiza sida. Burasa sida irakira nibyo koko irakira pe mu maraso bakagupima bakabona ni negative mu by'uburwayi ni negative aba ari negative ati iyo umuntu nyine mu maraso yameze neza. Nabonye Imana ikora, nabonye Imana ikiza umuntu kanseri ngo kuko naririmbye indirimbo yitwa Bazumirwa ku Muhima uwita Mamirya Bera. Nararirimbye ngarizera araza icyo gihe abantu bari barimo kunshyigikira bankira amafaranga mu mufuka itaza aravuga ngo giye Karabo nshingiye ku ndirimbo aririmbye ngo nanjye ngiye kumushyigikira ariko nanjye ndashaka Imana inkizi kanseri nirangiza impe n'umugabo. Ibyo byose ahita bibona mu mwaka umwe. N'umumama w'umukire Mamirya Bera ndagusuhuje nanagukunda cyane buranjya nkuvuga mu biganiro tunahura sinkweruka ubuduhuye sinanakwibuka ariko nibuka iryo zina nyine ko twaganiriye umunsi umwe arambwira ngo Imana yamukije kanseri kubw'indirimbo kuzamvura kazatanga ubuhamya akagira n'abandi buriya sida irakira mu Mana. Sida irakira rwose n'abantu murwaye sida nimba uzi ko wiringiye Imana sida irakira. Usibye na sida kanseri irakira, abatabyara barabyara. Nimba udukurikiye utabyara izere Imana yahaye hano urubyaro. Imana igahasara urubyaro afite imyaka 90 ari hafi kuzuza imyaka 100. Imana ntabwo ikangwa na menopause. Imana ntabwo ikangwa n'isura oya bya bindi abantu bajya barebaho ngo ufite isura ngo imeze ukuntu oya. Arya kara twari turi ku buhamya bwawe ugira abana? Mfite umwana umwe. Ufite umwana umwe we yavukanye isura isa nk'iyawe yirabura. Biriya bintu ubihuza uti? Biriya bintu nyine niho hagaragarira Imana. Erega Imana ntabwo izakora nk'ibyo abana b'abantu bakora. Imana ntabwo yo iri kuri level yo gukora utuntu nka turiya ngo njya mbona ngo ni amarobo. Imana ntabwo iri kuri level yo gukora mudasobwa. Oya Imana uzayibonera muri Karabo irema umuntu umeze nkanjye utangaje. Imana uzayibona igenda irema ibintu ku isi bigiye bitandukanye ujye ubireba nawe bitangare. Nyine niho hagaragaza icyo bita imbaraga z'Imana. Erega tugaragaza imbaraga z'Imana. Ntago umugore ajya atera ipfunwe no kugendana nawe. Oya ntago byamutera ipfunwe kuko ngenda umuntu wigirira confidence kandi ikindi am confident nyine ndi icyizere nanjye nigirira icyizere. Yego rero kuvuga ngo wenda ngo madame oya anabitekereje ntabwo yanabimbwira ariko turagendana nkabona nta pfunwe muteye ukabona nta kibazo kuko buriya rega umuntu wemereye kukubyarira nta pfunwe uzagira ipfunwe ry'icyara kubyariye. Yego ikindi najyaga ntaha rimwe na rimwe tukimara gushakana nkagira ngo ndasanga yagiye ndi busange yagiye ariko uyu munsi rwose ndataha nkasanga ari mu rugo aratuje arakora imirimo ye neza. Arigiye wajyaga utaha ufite akoba mvuga ni ndasanga asubiye iwabo. Wahashye se bura iyo umudamu wamuhahiye hari ikindi cyane? Oya nabaga nahashye ariko wenda mvuga ni hari abantu wenda bashobora kumujya mu matwi bakambwira ati anguriya muntu ati mwangu unyisanye ati mwange ariko rwose ndamushimira. Umudamu wenda mushura ashaka kuba ari umwana mwiza cyane. Wanumwe ni mwiza ntacyo ntwaye pe gusa mu myizo ya mbere kubera nibikomere nari mfite by'ubuzima byaratugoye mu kubana. Ibikomere bimeze bite? Ibikomere by'uko nakuze amagambo bavugaga n'ibiki byose urumva byabaye affected kuri ngewe ariko uko iminsi itanyine bigenda bigabanyuka urumva no mu rugo namushyiragaho pressure irenze urugero. Nimba hari ikintu mbonye kitameze neza mu rugo nkahita nyine nkamubwira nabi cyane nyine ku buryo nawe bimudisappointinga cyangwa ariko aremera arabyihanganira. Arabyihanganiye kugeza igihe ngiriye ku murongo neza. Yego none ubu ngubu Karabo umwana ageze mu kangahe? Ageze arimo ariga
mu mashuri y'abana. y'incuke bayita nasari. Se ni nasarira afite imyaka 3. Afite imyaka 3. Arimo ariga mu mashuri y'abana ariko meza nyine namujyanye mu ishuri ry'abagande. Rimo abantu bigisha b'abagande cyane ariko n'abanyarwanda barigisha. Ariko nyine hari abagande batuye hafi hariya muri prive nyine. Ne Karabo kutamukurikiza. Ibyo ni ibanga. Ibyo kandi bigenwa n'Imana. Ntabwo babyoroshye wa muntu. Wakoze kuza rero turagushimiye kuba twagutumiye ukumva ubutumire ukaza. Imana imuguha umugisha. Sezera abantu bo kuri Tigo Misho. Abantu bo kuri Tigo Misho ndabakunda kandi mukomeze mubi imfura, mukundane, mushyigikirane, televiziyo musharinge. Rwose murabona ko ibirimo biravugirwa hari ibyiza. Jewe iyo nahuye n'umunyamakuru mwiza nitwara neza. Biterwa kuko izi mbuga duhuraho n'abanyamakuru bagiye batandukanye n'umuntu ushobora kumara akavuga Karabo noneho ko yitonze oya biterwa n'uwo twahuye n'uri murankoresha ikiganiro. Yego. Ariko abanyamakuru bose ndabasuje kuko buri muntu wese agira character ye ntago mbirenganyiriza. Imana ibaho umugisha kandi bazamuri bashyigikire cyane ibahe n'ayandi mafaranga nubwo muyafite yongeremo. Yego yongere idimbemo. Urakoze cyane twagushimiye. Urakoze.